kiva mu nda afite umunsi umwe biragorana ariko ibazo none humva umwana w'imyaka inga umwana utarakura ngageze irangamuntu burya ni ibintu biba bigoranye cyane gusa nyine it is very simple biroroshye ku mana biroroshye imana byose irabikora umunsi bafite surprise aho kanera kagatebanga reka ndabizi neza ko ntabwo wabona ari ngiye kubazanira gasaki oya ngiye kubazanira agakoko mubanze mukarye mukavimvira barakwibaza ngo ngiraza kuba surprise gute ni imana imuhereza umugisha wabona ari uwo tugiye gusengera cyangwa se nawe ugiye kudusengera ibintu byose birashoboka nabikubwiye byose birashoboka kandi mumeri iyo mikrofone tumuhikaze sibyo se gatwe tumuhikaze mumuhikaze aba nabasangwa hanga ntabwo bazi sibyo ntabwo bazi ndagira ngo ubibwire Jarike n'umwana w'isi uyu nguyu ni mama tutagiye muri byinshi uyu nguyu yambwiye ko ari we mama Jarike turera umwana wacu yego nyina n'uyu n'uyu nguyu niyo mpamvu nabanje kubabwira ati sa agize umuntu ugaragara ahangaha avuga ko Jarike ari umwana we mwe mwakora iki ibyo bintu mwabyatinga hari ibintu biba bisekeje hari n'ibintu biba bisekeje twatangiye tujya muri byinshi turi kumwe na mama wa Jarike twari dufitanye gahunda iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Yesu reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente muri kumwe na Nyashyo Rwanda Rwanya rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda gasika mutono sase nibwo asamatara gakeka cyangwa sambundi cyari kuri Manzi na Innocente wirebere byinshi byiza twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusa ukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka nanagusaba kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twahindura cyangwa se ibyo twakongera biba byiza cyane ndetse niyo muduhaye ibitekerezo tukagenda tubisoma biradufasha cyane uyu munsi rero ntago ndi njyenyine murabona abantu bakomeye cyane nafata nk'abami biyicano yacu ndatangira mbaye ikaze bo ntago ari ngombwa ngo mbavuge murabazi mumeze muti bere ku mugabo wowe wari warangaye nagaru kurangara ahubwo nuko ngi nta kibamfasha nari mfite byari byanca munyemere mbanze mvuga kaka nimba ari ikintu gisigaye kintisha mahumukira nanshimishije mu buzima bwanjye kubona Sadunda na Innocente bicaranye bameze fresh ntago njya ngatana ntago nakararana pe wari kugenda kakurega kari kugenda kandi mu mutima wanjye umutima gwanjye mugani y'inyogoye umutima gwa umusa bimeze bitese sawa biragenda neza dakomeye urabona ko nkomeye rwose shima Imana n'abantu bakeya bashoboka oya gushima Imana byo ni ibyambere Yesu wese nanjye ndashima Imana biragenda neza cyane biragenda neza murasa neza mumeze neza nta misere ya neza nta misere ya neza oya ari iki gitangaje buri kintu cya mbere kiba mu buzima iyo ubyutse watera akaguru kabona karagenda ugomba gushima Imana mbega cyane ugomba gushima Imana iyo ubyutse ukabona uhumeka burya Imana iba yakongereye imbaraga umeze neza cyane kugira ngo dutangirize ikiganiro nka pasteur ntabwo ni pasteur narabiguhakaniye kuva na kera ntabwo ni pasteur gusa wenda tuba dukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi
kandi bigakunda cyane ko ndi mu minsi yo kwirirwa nirukanka mu mashyamba mu butayu muki nabize ko ejo bundi narindi hakurya zanasho ngerageza uko nshoboye kose ndi n'ahantu henshi birakunda byose usenga Imana birakunda witeka Imana igira neza Imana y'ububasha Imana y'imbaraga Imana itabara Imana ikiranuka muri byose turagushimye turaguhimbaje wakoze imirimo wakoze ibitangaza niyo mpamvu aka kanya tugihari tugihumeka umwuka w'abazima wakoze cyane kuba duhuye kandi tugihumeka umwuka w'abazima komeza ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen. So ndagushimiye cyane buriya bajya bavuga ngo ibintu byose bitari mu Imana aba ari ubusa biba ari ubusa cyane ni ukuvuga ngo iyo first of all iyo ubyutse hari abantu babyuka hari ibintu bita by'ubu ngo yabunuje kubyuka ukabyuka ukajya koga ntunavuze ukava koga ukambara ukagenda ntuvuze buryo ububunuje cyane kuko ubyutse ntushimiye Imana ko ubyutse amahoro mbese ntiwambajije Nyagasani ko ubyutse amahoro rero ako kanya ubunuje ugiye rwose amara amaso ugomba gushimira Imana ko uramutse amahoro niyo mpamvu rero Imana ikubera hafi mu bitotsi burya no mu ijoro wakaryamye ugacya wasinziriye burundu ariko kuba ubyutse ukongera ukabumbura amaso burya ugomba gushimira Imana ko n'imbaraga za Nyagasani. So murabona ko rero nimuye studio nangana nsigaye nkorera tumaze iminsi tubibona mumaze iminsi mubibona ibintu uri gukora cyane ntago byoroshye cyane ntago byoroshye yajaje wajuje naje nabonye nyine najyaga mporana ubustako nyinshi cyane ndavuga ati reka abantu wenda nkorera ngenza gukorera ngaha binabasabye umwanya kugira ngo mugere ngaha kwanza dore ko nabahamagaye bitunguranye ntago biba byoroshye bitunguranye rega biba ari ibisanzwe kuko burya wenda cyaba ikibazo ni ukuduhamagara cyane ko mu minsi yashize byari bigoranye nari ndi kwirukanka cyane ntago biba byoroshye ariko kuri ubu bwo nta iyo tubonye burya biba byoroshye cyane gusa ikibazo nuko waduhamagara ukatubura turi kwirukanka mu byinshi cyane bitandukanye nababonye nanjye mbishimiye Imana ndetse namwe ndabashimiye so nimba narabahaye gahunda y'ejo ko mbashaka kubw'amahirwe uyu munsi mukaba munyumviye ni ibintu byo kubashimira cyane kandi murakoze namwe Imana ibahe umugisha amen mu rugo se byifashe bite mu rugo turaho gake ni ibisanzwe kuko urabizi ko burya nakubwiye ngo iyo uramutse ugomba gushima Imana iyo uriho ugihumeka ugomba gushima Imana ibisanzwe umwana araho natwe turaho nibyo byo mu rugo nyine byo mu ngo namwe muzi uko biba bimeze ase Innocente amakuru ya wa mwana wawe wagira hakurya ntabwo meze kuyakubaza ameze neza nta kibazo yaramenyereye Jarike se bamakuru Jarike nameze neza ni umusore ushima Imana amen rwose so rero uyu munsi nifuje kuganira namwe hari ibintu byambaye mu minsi yashize ariko ndavuga ati ngomba kubatumira tukaganira ariko before yuko ntago ari ibintu bibi before yuko ndibuze kubabwira icyo kintu cyangwa se cyatumye mbahamagara hari ikintu nshaka kugira ngo mbanze mbabaze munsibiriza hamwe mbanze mbaze Innocente nawe ndakugeraho hari icyo bitwaye ngewe se ngewe ntari bikoze Innocente kugeza aka kanya magingo aya ngaya hari byinshi umaze gukora ku bwa Jarike sibyo ni byinshi pe ndetse na sheri wawe hari byinshi amaze gukora kubwe sibyo se hagize nk'umuntu uza cyangwa se hagize nk'umuntu ugaragara avuga ko ari mama wa Jarike cyangwa se ari papa wa Jarike ibyo bintu wabyakira ute ese kwanza akaba anavuga ko amushaka ese waba uri capable kuba uwo mwana wamutanga icyo kibazo kiragoye ariko narwo kinagoye cyane narwo kinakomeye uruhande rumwe kirakomeye kandi si gikomeye Jarike ni umwana natoye ndamurera muha uburere mutangiza ishuri ariga ubu ngubu ndamutuma isafuriya akayinzanira
ndamutumikira akakinzanira mbese urumva urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana rurahari ugeze kure pe bo icyo cyo bango hagize umuntu uzavuga ngo arashaka umwana jarike ntago namubyaye ariko nanone kumurekura yego namurekura ariko nanone uwo uje kureba uwo mwana uri muntu ki ni iki kigaragaza ko kuko ntabwo nshaka ko jarike tumuhanahana nk'agapira yego avuye iwanjye agiye ku wundi si umubyeyi we kuko muri no minsi hari ikintu cyo kwibwa abana ugasanga umuntu araje yitse umubyeyi w'umwana kandi atari umubyeyi we ubwo muri make kugira ngo nguhe uwo jarike nuko uba ufite gihamya nyine ko ari umwana wawe kuko urabizi jarike namujyanye mu buyobozi barabizi ko mfite umwana atari uwanjye hari umurera ababyeyi be nabo nzi ubwo rero kugira ngo uwo mubyeyi azambwire ngo ndashaka uyu mwana na polisi yaza kugira ngo ibyo bintu wowe se urabyumva ute hagize nk'umuntu uza umupapa cyangwa se w'umumama mu gihe gito umaranye na jarike ngira ngo amaze kuba inshuti yawe bidasubirwaho bati ngewe uwo mwana ndamushaka wakora iki ndamushaka akavuga ati n'uwanjye se ndamushaka yaza avuga ko ari uwe buriya reka nkubwire ubundi ibintu byose birashoboka iyo ukiriho kubaho birashoboka gupfa birashoboka gukizwa birashoboka gukira birashoboka nta kidashoboka iyo ukiriho kandi ugihumeka ibintu byose birashoboka rero ikintu nakubwira babonetse ni umugisha ni umugisha nubwo ari umwana aratuvuna nyine biragoranye ariko nyine byose birashoboka cyane twamumwima birashoboka twamumuha birashoboka cyane ko umwana twamufasha atiga uba ariga ageze mu ishuri rwose ari kwiga kandi waramubonye azi ubwenge ikindi cya kabiri hari twamubihiriye mituweli kandi urabizi kurihirira umwana mituweli ni ukubanza ukamwiyandikaho ukamwandukuza aho yari ari ugatanga ibisobanuro bishoboka ukamwiyandikaho cyangwa se ugashaka uburyo umwandika mbese twanyuze mu nzira zitoroshye kugira ngo umwana abone mituweli ntabwo byoroshye arayibona nta mafaranga nanone uri gutanga ikindi cya kabiri nanone kumufata ukamwandukuza aho wamwanditse ukamuhane nabyo ni urundi rugendo numva nyine ni ibintu bigoranye ariko nyine byose birashoboka ku mana njye ku giti cyanjye nta kibazo nabohoka cyane sibyo nabohoka ariko nyine biragoye yaba ku giti cyabo biragoye yaba ku giti cyacu nabwo biragoye buryo umwana nkuko yarabivuze kumuhanahana ni ibintu bigoye cyane ariko urabizi neza gukura umwana mu gihugu umujyana ahandi ni ibibazo niyo yaba akivuka ku kanya akiva mu nda afite umunsi umwe biragorana ariko ibaze none humva umwana w'imyaka ingana umwana utarakura ngo ageze irangamuntu burya ni ibintu biba bigoye cyane gusa nyine it is very simple biroroshye ku mana biroroshye imana byose irabikora ntacyo bitwaye ibintu byose birashoboka ukiriho usibye rero icyo kibazo nagira ngo mbabaze apare y'ibyo ngibyo sibyo bafitiye surprise uyu munsi wa none bafitiye surprise ikomeye cyane murabizi ko nkunda kubatungura byanze bikunze umunsi bafitiye surprise oya umunsi bafitiye surprise ahubwo kanera kagatebanga ndabizi neza ko ngiye kubazanira agasake oya ngiye kubazanira agakoko mubanze mukarye mukavimvire fresh cyane bafitiye surprise murayibona cyangwa se muramubona nta kintu ushaka kubatungura uyu munsi wabona buri hari imana y'imigisha igiye kuza ndabona yanahageze muribaza ngo ninde badufitanye gahunda ariko ndabona hageze nawe yari yatinze mbese waduhaye gahunda he nabandi caranga gutya utera agatebe neza ngaho ntago ari mwe mwenyine cara aho ngaho
Ise ni surprise. Ni surprise. Oya nuburetse. Ni surprise. Barakwibaza ngo ngiraza kuba surprise gute. Ni Imana imuhereza umugisha. Wabona ari wo tugiye gusengera cyangwa se nawe ugiye kudusengera. Ibintu byose birashoboka nabikubwiye. Byose birashoboka kandi mumeri iyo microphone. Mumeri iyo microphone. Tumuhikaze. Sibyo se. Gatwe tumuhikaze. Mumuhikaze aba nabasangwa hanga. Mu rugo rw'iwanyu. Ntago bazi, sibyo? Ntago bazi. Ndagira ngo ubibwire. Babwira amazina yawe nyine. Murakoze. Eguka wikegamira cyane eguka kugira ngo bakumve neza ubwo nibwo mba nkubona. Ongera ijwi witwa? Murakoze. Muza Pauline Imana imumugisha cyane. Muza Pauline. Innocente wese ntabwo mwibwira. Ako yanakumvishe nakuvuze n'usugaye. Yankumvise. Uramuvuze. Ndamuvuze. Byiza cyane. Natwe twitwa Manzi. Turi abakozi b'Imana. Birenze kuvuga amazina mukunda kuvuga kuko ntari byo. Ntago ari byo. Ntago ari byo. Mwebwe munyita ibyo ntari byo. Cyane. Hanyuma turi abakozi b'Imana natwe turasenga. Ni byiza kuba duhuye namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. So rero uyu muntu mubona aha ngaha cyangwa se uyu mubyeyi mubona aha ngaha ni umubyeyi y'umubyeyi. Ni umubyeyi ariko afite ikibazo. Afite ikibazo gikomeye cyane. Mu minsi ishize twaraganiriye ngizaho icyifuzo cye numva ko ngomba kumufasha. Ari nayo mpamvu nyine nabonye ko mwebwe mu kibazo afite mushobora kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo mukimufashemo. Urarebye usanga urugo rwacu ari rwo ruruhura. Oya kumuruhura se wenda nugo umusengero. Ibyo ntibishoboka. Ibyo birashoboka cyane. Ku kibazo rega burya ikibazo hari igihe uba ufite ibibazo hari n'abafite ibirenze ibibazo byawe cyane. Ibyo bibaho cyane. Nabikubwiye neza nkunda kuvuga ijambo. Abani ukiriho byose birashoboka cyane. Hari igihe wenda yaba ufite ikibazo cy'uburwayi umuntu akamufasha gusenga cyangwa se akaba afite ikibazo wenda kuko ari muri no minsi nkunda kubibona. Sha umuntu araje agiye mu rugo rw'umuntu ati twebwe tugemurira abarwayi kwa muganga cyane. Usanga ubonye 100 urarimuha cyane ko burya niyo twe tubonye dukunda kugusangira n'abandi. Ibyo byo ni ibintu bishoboka cyane ugasangira ibintu bikakomeza bikagenda neza. Umva rero ibibazo birarutana. So rero harya wambwiye ko witwa Pauline. Nabyibagiye kandi tumaze iminsi tunaganira. Umuhoza Pauline. Uyu munsi abangaba ubona Manzi na Innocente nibo babyeyi bari kurera umwana wawe Jean-Luc Manishimwe. Murakoze cyane. Aba nibo abangaba rwose. Niyo mpamvu rero Jean-Luc n'umwana w'umunsi. Uyu nguyu ni mama. Tutagiye muri byinshi uyu nguyu yambwiye ko ari we mama Jean-Luc turera umwana wacu. Yego. Nyina n'uyu nguyu niyo mpamvu nabanje kubabwira ati sa agize umuntu ugaragara aha ngaha avuga ko Jean-Luc ari umwana we. Mwe mwakora iki ibyo bintu mwabyatinga? Hari ibintu biba bisekeje. Hari n'ibintu biba bisekeje. Twatangiye tujya muri byinshi turi kumwe na mama wa Jean-Luc. Twari dufitanye gahunda uyu munsi rero twari yatinzeho gake nyine tukabanza tugatangira tuganira. Naragowe koko rero nararenganye. Nzi ko ari surprise yindi niyo ngiyo. Surprise niyo mpamvu mbaga nibanda kuri Jean-Luc kuri ni mama we. Nabaganiriza bihamye uteka ari mama. Imana yabwe ibyo byonyine. Ibyo birabaye ibyo guhamya ntago ari ubureta cyangwa se abari DNA ngabapima muri DNA. Gusa Imana ihabwe icyubahiro kuba Jean-Luc habonetse umubyeyi wamwibarutse wamubyaye. Imana ihabwe ariko nanjye ntago ndakumva. Twara ababyeyi be uya gukonfirma rega hari inzira binyuramo. Gukonfirma so ukonfirma. Gukonfirma hari inzira binyuramo. Inzira nebyiri. Inzira ya mbere ni Imana. Yego. Inzira ya kabiri ni ibipimo. Aba bazungu bazanye cyangwa se abanyabwenge bazanye. Ariko ibyo ngibyo ntago ari ngombwa cyane.
icyambere ni uguhereza Imana icyubahiro. Innocente ko mbona uguye mu kantu cyo navuga. dore rero abangaba nibo wahoze ushaka. Murakoze cyane kumuza nabo. Murakoze cyane kumuza nabo. Urabyumva ute kuba uhuye nabo cyangwa se ubiboneye n'amaso yawe? Ese ari isoni biguteye, hari ikimwaro biguteye kuba ubonye nawe uriyumva ute we kwanza? Ikimwaro cyo birakeneye ariko nanone ndishimye muri njyewe ko mbonye ababyeyi bandereye. Ikimwaro bineye nuko bandereye kandi nanjye ndiho mfite amaboko abiri n'amaguru abiri. Icyo ni cyo kimwaro bineye. Ntabwo byoroshye ariko tuba tugomba gatuza abagabo akaba ari buduhari ijambo. None Innocente we yabuze icyo avuga. Oya tuba tugomba guseka mu bintu byose tugaseka kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibi byose mujye mushima. Mu bibaho byose mujye mushima, yaba ikibi yaba ikiza mujye mushima kuko burya ibintu byose birashoboka cyane. Hanyuma kuri uyu muvandimwe ubohoke, wumva ituze rwose pe. Twebwe wacu ni nko kuvuga ati wenda ati ari mvuga ngo ari mu ijuru rito kuko irinini ho ntago ari hari rito se mbigenze aratuje aratekanye kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana iguha umugisha kuba waribarutse. Imana iguha umugisha kandi Imana yongere guhereza umugisha kuba twarabonye umwana w'imfura. Burya uriya mwana n'imfura kandi arumva. Ukibaruka umwana w'imfura tukamufata akatwumvira bigakunda akajya mu ishuri akiga. Ntago byoroshye ariko Imana imuhereza umugisha kwibaruka uriya mwana. Turamurera rwose nibyo kandi ameze neza, turi kumuhereza uburere bwiza. Sibyo se navuga nibyo navuga, nta kindi narenzaho. Turi kumuha uburere bwiza kandi ameze neza arakomeye. Innocente wowe se uravuga iki ikintu uvuga? Nimba ari mama we nimba atari mama we ntabyo nzi, gusa amenye yuko umwana we nimba kuko ari uwawe ahari aratekanye nta kibazo afite. Kandi nimba utari na mama we byo bizagaragara cyane kuko njyewe sinzi ababyeyi. Umwana namusanze ku muhanda, sinzi umubyeyi we ngo asa gute, sinzi ngo umupapa we asa gute. Gusa kuko uje uvuga ko ari umwana wawe ko timwe ndabyishimiye kuba umwana wanjye. Ubu ni umwana wanjye, numvishije umuntu azavuga n'igihe nahereye cyose vuga ati umubyeyi w'umwana bambaza atese umubyeyi w'umwana nagaragaragara bati nagaragaragara. Kuba noneho mbonye umubyeyi uza akakwishakira umwana yita mu cyuma umwana ari wenda hari n'igihe yaza ataje kumucyura akaza wenda ari sense yo kuvuga ati ndi mama w'umwana ariko ataje no kumucyura. Ibyo nabyo birashoboka cyane ko mu byavuze tigeze avuga ngo nje gucyura umwana cyangwa nje cyane ko naho atariho umwana cyane. Sasa rero ariko niba ari mama we that's good, niba atari nawe that's good, byose birashoboka. Sasa rero muri kubona ko dusa koko gusa ko umuntu njyewe nsa n'abantu benshi tutavukana cyane nsa n'abantu benshi tutavukana. Ibyo birashoboka. Hari igihe ngera ahantu ndi kwitemberera cyane ko nsigaye ndirimba indirimbo zisingiza Nyagasani. Hari igihe ngera ahantu ndi kwitemberera bakanyita Theogene. Buriya ni Theogene neza damaye nka data kandi atari byo. Hari n'igihe ngera ahandi bakanyita Mani Mari. Hari n'igihe ngera ahandi bakanyita irindi zina. Hari igihe rero usa n'umuntu ntaho muhuriye ntacyo mupfana. Ni gutyo tu ndagira ngo sibyo, ndagira ngo ubanze ubabwire uburyo cyura mwana kwanza yagiye kugenda kugira ngo agende byagenze bite, kugira ngo wowe udafite umwana byagenze bite. Ikindi ubagezeho n'icyifuzo cyawe nyamukuru nabo baduhereza umwanzuro wabo. Ikintu cyangombwa irega burya ikintu cyangombwa nshaka ntago ari ukumva ngo
byagenze bite ngo yabonetse ate ko yabonetse nyine byaragaragaye yarabonetse haza mu rugo sina ngombwa yo kumenya ibyo byose ariko nabivuga biraba ari byiza kurushaho ariko nanone ikintu nenda cyangwa se ikintu nshaka ni wenda kumva kumbwira kutubwira ati ndifuza iki narizi kaje ngo wenda aje kudusengera cyaje ngo tumusengere je turimva tumaze kumva ko umwana ari ubu icya kabiri arashaka iki ku mwana icyifuzo cyawe ni ikiye bano baduhereza umwanzuro tumenye ikigiye gukurikiraho icyifuzo cyanjye rero ni ukubasaba nimba bikunda bishoboka bakamuza n'umwana wanjye ubundi bakamuma ubundi nkamucyura bakaguhuza n'umwana wawe ubundi bakamubona ubuyobozi buzamuguhasa cyangwa nabanga ni ibyifuzo nako bitatu icyifuzo kimwe nicyo kumuhuza n'umwana icyifuzo cya kabiri nicyo kumumuha icyifuzo cya gatatu nicyo kumucyura kandi twese twe dutanga cyane twe wenda twafashe urugendo rwo gufasha ntawe navuga gutoragura burya ntabwo ari byiza ntabwo bamutoragura gufata umwana tukamukura ku mihanda sibyo tukamuzana tukamuhindurira uko bishoboka ubuzima turimo nawe akabubamo akabumenyera abo yarabumenyereye sibyo hari icyo byagombye burya ntabwo wafata umuntu nkuko natangiye mbikubwira wabitubajije ntabwo wafata umuntu gutya ngo umuzane iwawe mu rugo ntabwo bibaho ntabwo bishoboka nasanze n'uyu hari ibitarujujwe gerageza uburyo bishoboka biruzuzwa birakunda ntabwo yari kumwishyurira mituweli ntitwari kumwandika hatariho ababyeyi ntibyari gukunda yanditse mu buyobozi kugira ngo abone mituweli yanditse mu buyobozi tumufashe nk'imfubyi itagira se na nyina ntabwo ari uwacu dufite uwacu umwe twanditseho hari undi rero twafashe nk'imfubyi utagira se na nyina udafite kivugira mbese abayeho nk'uko wafata umwana ukamushyira muri Caritas bakamutunga niko bimeze kugira ngo umukuremo aho uzi ibintu bisaba wavutse he byagenze bite intambara ya kangahe yabaye wari uhari byagenze ibyo bintu uri kubyumva cyane kandi umwana afite imyaka 3 cyangwa 4 iyo ntambara atanazi naho byabereye ibyo rero ni process ndende urumva ntabwo ibyo bintu twebwe binatureba niyo mpamvu ubona ndi kwisekera ntabwo bitureba hari uburyo bigomba gucamo ibyo byifuzo bye kandi ngewe kuba wenda ni mama we ku giti cye ari kuvuga ko ari mama we ariko izi saha nta kingaragariza yuko ari mama we urumva ibintu ni kuza kumbwira ngo tayari ngo ni mama Jarike nanjye nagenda mvuga mama Jarike no muri keretse wanjye mama Jarike urumva ibintu twamusaba ni bibiri gusa musaba ibyo bintu dusoze ibintu bibiri byonyine niba bihari sava niba bidahari nuko ikintu cya mbere ni ibyangombwa by'umwana burya niba uri nyina akwanditseho ni sawa kandi burya leta ntabwo yajya kwandika ku muntu utari mu yes kandi ikindi nawe ntiyamwiyandikaho atazanye ibyangombwa byaho yaturutse urumva uko biri kose leta yamwanditse ifite aho yakuye ibyangombwa bimwandika sibyo ifite ibyangombwa by'umwana yakoresheje kugira bamwandike birahari niba ntabyo ubwo ntabihari cyangwa ibyo byangombwa sibyo ikindi cya kabiri turagufasha kukubwira aho yanditse abariho yikurikirira ntabwo twanditse twebwe icyo dushoboye nk'ababyeyi tumurihira mituweli tukamurihirira ishuri ariko yanditse ahandi kandi aho yanditse si mu babyeyi ni muri gavumenti ni muri leta mukurayo ni ibyo bibiri byonyine nta kindi kuvuga ngo murasa cyangwa ngo dine reka ibyo ntabwo ari uwacu twe ntabwo bitureba gusa tumuhaye inzira yaho agize ati agomba guca none se narimbabaza byibuze tumuhaye inzira yaho icyifuzo cye cya mbere muzamwemerera basi azasura uwo mwana nta burenganzira dufite bwo gufata umwana biragoye kumusura gusa ariko biragoye
uzi impamvu bigoye se umwana ndeze nabihanirwa twebwe ntago yaje gusura umwana ehe twebwe azaza kudusura mu rugo yavuala twe biremewe yamusanga itsoke atamusanga nitwaje gusura twe twakira abashyitsi nawe ubangaje gusura umwana tuzamurangira aho umwana ari hajya kumusura kandi ubwo uzagerayo witwaje bande abamurira nuko nyine ntago bigoye ariko Imana irahari byose kiriho birashoboka ibintu bagusabye se urumva bigoranye oya ntago bigoranye umwana n'uwanjye n'icyambere anyandikira muri leta bisheho kwa muganga byose ndabifite katwigendere kazitahe so ubwo ngubwo rero sinzi nimba yari yanansabye ko wenda namuzana agasura ababyeyi cyangwa se agasura ababyeyi twe kudusura ni karibu twe kudusura ni karibu utaje gusura we nukuza bati reka njyanaho bari ababyeyi batuye yiganirire niba sanze ikijumba tukirye niba sanze ubugari tuburye ubundi yitahire niba aje ngo dusenge aje dusenge ariko bangaje ngo ari nuza tageta ari umwana nabaje kubicisha ku bayobozi ko nabare kwifata ngo mfata umwana bavuze ko namwibye haje njya kumwereka abayobozi natoye umwana donc hari umwana nabonye ku muhanda ndamufata ba mu burenganzira bwo kumurera mubwiye ko buri cyumweru baza kumukontorora ko uwo mwana mbese kuko ni impfubyi cyane basanze n'akantu yagizeho ikibazo wabona ipingu urinjyanye gutya rega buriya reka nkubwire umuntu ni umuntu cyane umuntu ni umuntu nubwo wenda hari aho yanditse muri government nubwo wenda nta kintu izi compassion zamumarira ariko kuba afite aho yanditse icyo ni icyambere baramukurikirana wowe umukurikirane umwishyurire utuntu dushoboka umurere umuhe ibiryo umuhe ibiki ariko afite aho agira ate abarizwa nujya kwishyura mituweli bamubone nakeneye icyangombwa akibone agihawe na government cyangwa n'ikindi gitongore n'indi company n'indi compassion imuhaye icyangombwa ariko nta kuvuga ngo bimeze gutya na gutya numva rero afite uburyo bwinshi agomba kumubonamo n'uwe nyine azamubona ntago bikomeye cyane Imana irahari ariko hari uburyo hari inzira reka nigendere kubwiyo myanzuro se bagwaye wowe urumva ugiye gukora iki kubwiyo myanzuro bampaye na mbere ndabashimira ko bandereye kandi nkongera kubashimira ko bampaye icyizere ariko nkanabasaba ko bazabimfashamo kugira ngo nanjye binyorohere namwe mukabimfashamo kuko ari mwebwe mwamuje nabo namwe mukamfasha kugira ngo nyine binyorohere Imana izabaho umugisha murakoze cyane reka dusoze ubwo bizakurikiraho tuzababwira sibyo Innocente na Manzi nawe ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye cyangwa se kuba mwampaye umwanya wanyu reka koze Imana dusoreze dutahe urakoze Yesu kuba wabanye natwe waturinze watugiriye neza ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro kuko uri Imana ishobora byose mu isi no mu ijuru data ushobora gutegeka umusozi ukimuka ukava hano ukajya hakurya byose birashoboka nkunda kuvuga nti byose birashoboka ku Mana Imana ihari ibintu byose birakunda kandi ukiri mu isi wafashe igihe mu ntambara witeka Imana urebe byose kandi ubihindura ubusa kuko uri Imana ishobora byose ni mu izina rya Yesu nsengeye abantu badukurikira ubahereze umugisha kandi ubarindire muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen nta kindi rero narenzaho ku isengesho badusengeye icyo nagusabira ni ukugubwa neza ndetse wowe n'umuryango wawe mugasengera no muvandimwe ndetse mukomeza kudusengera kugira ngo izi process binjiyemo zo kuhinduza umwana cyangwa se zo kumwana ari bubone mama we bikagenda neza cyane ndetse muduhe n'ibitekerezo ndetse nawe mumuhe ibitekerezo murakoze cyane ndabashimiye Imana ibampera umugisha ndabakunda cyane